Amahoro y'Imana. Ni njye Theo kuri channel mu bihe bya nyuma. Ndifuza ko twongera tugasangira ijambo ry'Imana. Ariko reka tubanze dusenge. Mwami Imana, nyir'ubuntu wowe soko y'urukundo n'imbabazi, twigishe kuba abantu tugira ubuntu. Duhe umwuka wawe kugira ngo tubashe kwera imbuto zikwiriye abana b'ubwami, kandi utubabarire aho twirengejeje gufasha abadukeneye. Muri byose umwuka wawe tuyobore, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Turacyari kuganira ku mbuto z'umwuka. Uyu munsi turaganira ku kugira ubuntu, kugira umutima utanga. Mu Cyongereza tubyita generosity, charity cyangwa magnanimity. Yesu rero yigishije abantu uko tugomba kugira umutima utanga, atwigisha uko tugomba kugira ubuntu tukagira uwo mutima nyine. Bibiliya yitwigisha kugira ubuntu, tugatanga tubikoreshejwe n'umutima ugira neza kugira ngo tugaragare nk'abantu buzuye bafite ubumuntu. Twarabonye ko umuntu nyawe uri mu ishusho n'imisusire y'Imana agomba kuba agira ubuntu nkayo, kuko umwana agomba gusa nka se ku mubiri cyangwa se no mu mimerere cyangwa mu bikorwa. Nta gushidikanya ko icyaha gifitanye isano n'ubutunzi dufite muri iyi si, kuko nibwo butuma habaho indyano hagati y'abantu. Kandi se ni iki kindi gihangayikisha abantu uretse ubutunzi? Niyo mpamvu kutabushyiraho umutima cyane bituma umuntu aba umukiranutsi kurushaho. Muri Matayo ibice 6:2 kugeza ku 4 batwigisha gutanga bivuye ku mutima. Ngo ahubwo nugira ubuntu ntukavuze ihembe imbere yawe nk'uko indyarya zigira mu masinagogi no mu nzira, ngo bashimwe n'abantu. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Ahubwo wowe nugira ubuntu, ukuboko kwawe kw'iburyo kwe kumenya ukw'ibumoso icyo gukora. Ahubwo ugira ubuntu bwawe wiherereye, nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Aha Yesu arimo aratwigisha ko gutanga ukwiriye gukora mu bwiyoroshye kandi ntushake gushimwa n'abantu. Ahubwo igikorwa cyawe kikaba mu bwiherero, kugira ngo Imana ikunda umuntu ukora ibintu bivuye mu mutima kandi ashaka gushimisha Imana nyine. Hari benshi bafite umutima utanga, ariko bakabiratira abandi cyangwa se bakabikora bifotoza bagashyira ku social media ngo abantu babarebe. Burya ibihembo byabo babihabwa n'abantu nyine, ku Mana ntabyo babona. Impamvu nuko nyine abenshi babikora ari ukwigaragaza kugira ngo abantu bababone neza, babone ko ari abantu beza. Ntabwo rero babikorewe kugira ngo Imana ibirebe neza nk'uko Yesu yabitwigishije hano. Ntabwo babikoreye kubera urukundo, babikoreye kugira ngo nyine bagire abantu babitaho kuri social media. Mu mutima ubusanzwe buriya nta n'ibiba birimo. Muri Matayo ibice 6:19 kugeza ku 21 batwigisha kwibikira ubutunzi bwo mu ijuru. Ngo ntimukibikire ubutunzi mu isi, aho inyenzi n'ingese ziburya kandi abajura bacukura bakabwiba. Ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru, aho inyenzi n'ingese zitaburya n'abajura ntibacukure ngo babwibe. Kuko aho ubutunzi bwawe buri, ariho n'umutima wawe uzaba. Hano Yesu aratwereka itandukaniro riri hagati y'ubutunzi bwo ku isi n'ubutunzi bwo mu ijuru, kuko ubwo mu isi bwo burangirika. Ugutanga nyakuri ugomba gutanga ufasha abantu, ufasha abakene, kuko niko Imana imeze. Kandi rega ntabwo ubuzima burangira hano ku isi. Erega Imana niyo yaduhaye ubutunzi ngo tubusangire. Ubushyiraho umutima akabwikubira bituma bwima abandi, kandi bigatuma babandi nyine n'undi bahangayika. Muri uko guhangayika rero niho bakoreramo ibyaha, kuko baba bahangayitse nyine mu mutima, agatekereza kugira nabi, agatekereza kwiba, agatekereza kubera nyine yabuze icyo arya. None wa wundi nawe ubutunze akagenda akaburunda bukuzura, ibigega bikuzura, agashyira mu mabanki. Hari n'abandi barimo kwicwa n'inzara. Urumva ko nta mutima w'ubumuntu urimo hariya. Muri Luka ibice 6:38 hano batwereka igipimo umuntu agomba gukoresha atanga. Yesu aratubwira ngo mutange namwe muzahabwa. Urugero rwiza, rutsindagiye, rucugushije, rusesekaye nirwo muzagererwa, kuko urugero mugeramo aribwo namwe muzagererwamo. Hano nyine aratwigisha ko tugomba gutanga kugira ngo tuzarushaho guhabwa. Ntabwo ubuzima burangira hano mu isi, hari ubuzima buzira iherezo buzaza nyuma y'ubwa hano muri iyi si. Matayo 19:21 Yesu atwigisha ku mutunzi amubwira gutanga ibye. Ngo Yesu aramusubiza ati nushaka kuba intungane rwose, genda ugurisha ibyo utunze maze uhe abakene,
nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru. Uhere ko uze unkurikire. Muri Luka ibice 12 umurongo wa 33 kugeza ku 34 yabwiye wa mutunzi nyine ngo nagenda agurisha ibyo atunze byose, amwigisha mbese kugira ubuntu, nirinde gukunda ibintu ahubwo akunda abantu, nagurisha ibyo afite byose aza kurikira Yesu, kuko Yesu ni ubuzima, Yesu ni inzira, ukuri n'ubugingo, niye ujyana abantu mu bwami bw'ijuru. ngo mugure ibyo mufite mutange ku buntu, ngo mwidodere udusaho tudasaza, ari bwo butunzi budashira buri mu ijuru, ngo aho umujura atabwegera n'inyenzi ntizibwonone, ngo kuko aho ubutunzi bwanyu buri ariho n'imitima yanyu izaba. Muri Matayo ibice 25 umurongo wa 35 kugeza ku 40 atwigisha gufasha abakene, ko aribyo bigeza abantu mu bwami bw'ijuru, kuko niko zaca urubanza. Aratangira ngo kuko nari nshonje ngo mukamfungurira, nari mfite inyota mu micyo kunywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari no mu nzu y'imbohe muza kundeba. Abakiranutsi bazamubaza bati, mwami twakubonye ryari ushonje turagufungurira, cyangwa ufite inyota tuguha icyo kunywa, kandi twakubonye ryari uri umushyitsi turagucumbikira, cyangwa wambaye ubusa turakwambika, kandi twakubonye ryari urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe tuza kugusura. Ngo umwami azabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikora imwe muri bene data abo boroheje bari inyuma y'abandi, ari njye mwabikoreye. Nyine hano harimo aratubwira ukuntu azaca urubanza, azareba abantu bafite umutima nyine ufasha abababaye. Gufasha umuvandimwe wawe biremewe, ariko niba afite uko yifite, byaba byiza ufashije abadafite, kuko nufashe inshuti zawe gusa n'abanyabyaha barabikorana. Kandi Yesu niko atwigisha ngo ntitugafashe inshuti zacu gusa ngo twirengagize abandi, tugomba gufata abantu kimwe. Mariko ibice 12 umurongo wa 41 kugeza ku 43 atwigisha ku ituro ry'umupfakazi, ngo yicara yerekeye isanduku y'amaturo, ngo areba abantu batura amakuta bayashyiramo, abatunzi benshi bashyiramo menshi, umupfakazi wari umukene araza atura amasenga 2 ariyo kuta. Ahamagara abigishwa be arababwira ati, ndababwira ukuri yuko uriya mupfakazi atuye byinshi kuruta ibyo abandi bose batuye, kuko bose batuye basagutse, ariko we mu bukene bwe atuye icyo yari asigaranye, aricyo yari atezeho amakiriro. Bumva ko ari umukene we yarigomwe, kuko azi ko Imana ari ibitanga n'ubundi izabimuzanira. Yafashe bya bindi yari asigaranye biri bumutunge, aba ari ibyo atanga. Ariko abandi bo ntibashimwe kubera iki? Batanga ibyo basaguye. Ni ukuvuga ngo ntabwo batanze n'umutima mwiza, batanze mu mitungo yabo, barebyemo bya bindi n'ubundi badakeneye, bari byo batanga nyine byasagutse. Nubwo byari byinshi batunze byinshi, ariko umukene we muri kakandi kamwe yarasigaranye yagatanganye n'umutima wose nyine, kubera ko yari yizeye Imana. Rega nibyo bigaragaza kwizera cyane. Muri Luka ibice 14 umurongo wa 12 kugeza ku 14 batwigisha gutanga utagamije guhembwa n'abantu, ahubwo ugamije guhembwa n'Imana. Ngo nuko Yesu abwira uwari wamutumiye ati, nutumira abantu ku meza, haba ku manywa cyangwa nijoro, ntugatumire inshuti zawe cyangwa abavandimwe cyangwa abo mugirana isano cyangwa abaturanyi b'abakire bazabasha kugutumira nabo bakakwitura. Ahubwo nugira umunsi mukuru ujye utumira abakene n'abamugaye, abacumbagira n'impumyi, nibwo uzaba uhirwa, kuko batazabasha kukwitura. Imana niyo izakwitura ubwo intungane zizazuka. Hari umupasiteri witabye Imana witwa Pasiteri Theogene. Ku munsi mukuru numvishe ubuhamya bwe. Yakundaga kujya kwirebera ba bana bo mu muhanda, akaba ari bo asangira nabo umunsi mukuru. Birabyerekana urukundo umuntu afitiye rubanda rugufi, mbese ntabwo babaheje, baba ari abavandimwe bawe. Ega twese turabavandimwe muri Kristo, dushyizemo rero kuvangurana. Ubukristo nta kintu bakitumariye, ntabwo tuba tukiri abakristo. Nawe rero nujya ugira iminsi mikuru, uretse n'iminsi mikuru, nujya wumva wishimye, ujye ufata ku butunzi bwawe ugenda usangire n'abakene, nibwo uzabana ingororano nyinshi mu ijuru. Ibyakozwe n'intumwa ibice 20 umurongo wa 35 batwigisha ko gutanga biruta guhabwa.
ngo nababereye icyitegererezo muri byose, kuko ariko namwe mukwiriye gukora imirimo ngo mubone uko mufasha abadakomeye, no kwibuka amagambo umwami Yesu yavuze ati gutanga guhesha umugisha kurusha guhabwa. Icyo twakwiga hano ni uko gutanga ni igikorwa cy'indashyikirwa kigaragaza urukundo nyarwo Imana ishaka. Uri ufite abasa n'Imana koko, kuko Imana ari urukundo. Utanga aba agaragaje ko adashyize umutima ku by'isi, ahubwo awushyize kuri mugenzi we. Luka ibice 18:22 ngo gurisha ibyo utunze byose unkurikire. Yesu abyumvishe aramubwira ati none ushigaje ikintu kimwe, ibyo ufite byose ubigure uhe abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru, uhere kuzo unkurikire. Uyu murongo twigeze kuwusoma hejuru. Nyine yamubwiraga ko umukire yiringiye iby'ubutunzi bituma yirengagiza abakene nyine. Hano umukire yiringiye iby'ubutunzi, kandi umuntu yiringiye iby'ubutunzi yirengagiza abandi, kuko ubutunzi buvana urukundo mu muntu rukabishyira ku bintu. Iyo dukomeje gusoma rero dusanga n'intumwa za Yesu zarigishaga n'ubundi nkawe, zigishije ibintu yigishaga. Mu byakozwe n'intumwa ibice 2:44-45 batwigisha ukuntu abakristo basangiraga kera. Ngo abizeye bose babaga hamwe basagasangira ibyabo byose, ubutunzi bwabo n'ibintu byabo barabiguraga bakabigabanya bose nk'uko umuntu akennye. Ibyakozwe n'intumwa ibice 32-35 nta n'umwe muri bo wari ukennye. Ngo abizeye bose bahozaga umutima n'inama, kandi nta n'umwe wagiraga ubwiko ku kintu, ahubwo byose barabisangiraga, kandi intumwa zagiraga imbaraga nyinshi zo guhamya kuzuka k'umwami Yesu. Nuko rero ubuntu bw'Imana bwinshi bukaba kuri bose. Nta mukene wabagamo, kuko abari bafite amasambu bose cyangwa amazu babiguraga bakazana ibiguzi by'ibyo baguze bakabishyira intumwa, nazo zikabigabanya abantu, umuntu wese agahabwa icyo akennye. Imiryango ya gikristu yari ifite ubumwe n'urukundo butangaje. Yitaga kuri bose kandi n'abakennye kandi bagafata imitungo yabo bakayigurisha, bakayigabana bagasangira. Bari bafite ubuntu budasanzwe. Iyo mubayeho gutya nta cyaha n'ubundi muba mushobora gukora, kuko icyarega kiva mu guhangayikira iby'isi. Ese ubundi ubu buzima muri iki gihe burashoboka? Ndahamya ko bushoboka, kuko Imana niyo itanga, kandi Imana iracyakunda itorero ryayo. Abantu babashe kwishyira hamwe n'ubundi ibi byashoboka, bagahuza hamwe, bagahuriza ibyo bafite byose hamwe, bakabana. Kandi ni ukuri Imana yabasanga, kuko Imana ni urukundo. Imana yaravuze ngo aho 2-3 bateraniye nanjye mba ari kumwe nabo. Abakorinto ibice 9, Abakorinto ba kabiri ibice 9:6-7. Utanga yishimye. Ngo ariko ndavuga ibi ngo ubiba nke azasarura bike, naho ubiba byinshi azasarura byinshi. Umuntu wese atanga nk'uko abigambiriye mu mutima we, atinuba kandi adahatwa, kuko Imana ikunda utanga anezerewe. Mu Bakorinto ba kabiri nanone ibice 8:1-4 batwigisha abantu bita Abanyamakedoniya ukuntu bagize ubuntu. Paul yararimo abashima nyine, avuga ukuntu bagize ubuntu kandi ari abakene. Ngo bene data turabamenyesha ubuntu bw'Imana amatorero y'Makedoniya yahawe, bakigeragezwa cyane n'amakuba menshi, umunezero wabo uhebuje n'ubukene bwabo bwinshi byasesekariyemo ubutunzi, kuko iby'ubuntu batanze. Ndahamya yuko babutanze ku bwende bwabo nk'uko bashoboye, ndetse no kurenza ibyo bashoboye, batwingingira cyane kugira ngo twakire ubuntu bwabo batanze, babone uko bafatanya umurimo wo gukenura abera. Mu Bagalatiya ba 6 ibice 9:10 ntabwo tugomba gucika intege mu gukora neza no gukorera abantu bose. Ngo twe gucogora gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Nuko rero tugirire bose uko tubonye uburyo, ariko cyane cyane ab'inzu y'abera.
Paul adushishikariza gukomeza gukora neza, cyane cyane mu muryango wa gikristo. Mu muryango w'abakristo ntihakagombye kurangwa ubugugu. Ni gute se wabasha kwita umuntu musengana umuvandimwe wawe muri Kristo yaba uraye, wowe ufite ibya mirenge wasize mu rugo, warabuze naho bihunika? Umuntu akarwara akaremba akazarinda akira mu itorero batazi ko umuntu yigeze arwara, kubera kutitanaho, kubera kudakundana. Umuntu akagira ikibazo afite abavandimwe mu rusengero ariko akabura umufasha. Oya rwose ntabwo bikwiriye. Mu murongo ukurikira nibyo tugiye gusoma n'ubundi. Yakobo ibice 2 umurongo wa 17 kugeza kwa 10, umurongo wa 15 kugeza kwa 17. Ukwizera kugomba kujyana n'ibikorwa. Ngo cyangwa se hagira mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore wambaye ubusa kandi akaba abuze ibyo kurya by'iminsi yose, maze umwe muri mwe akamubwira ati genda amahoro ususuruke uhage, ariko ntimumuhe iby'umubiri ukennye byavura iki? Uku niko no kwizera iyo kudafite imirimo, ahubwo kuba konyine kuba gupfuye. Urumva niba warizeye Kristo, tugomba kumwumvira tugakora ibyo yadutegetse. Mu byo yadutegetse nyine biriya twasomaga hejuru, yadutegetse kugira urukundo no gufashanya, nk'ukuntu urabona ko intumwa zashyize hamwe zose zirafatanya. Kuvuga rero ko wizera Kristo ariko ntibigaragare kuko rega ibikorwa biruta amagambo, niko bajya bavuga mu Kinyarwanda. Bavuga ngo ibikorwa bivuga cyane kurusha amagambo, kandi ibikorwa biruta amagambo nyine. Hano Yakobo yagaragazaga ko ukwizera nyakuri k'umuntu wahindutse umwana w'Imana kugomba kwigaragaza mu bikorwa, cyane cyane mu gufasha abakene no guhaza ibyifuzo byabo by'ibanze. Yohani wa mbere ibice 3 umurongo wa 14 kugeza kwa 18. Urukundo rw'umuntu wakijijwe, umuntu wizera Kristo, rugomba kuba mu bikorwa, ntabwo ari mu magambo gusa cyangwa mu bitekerezo. Ngo ariko se ufite ibintu byo mu isi akareba ko mwene se akennye akamukingira imbabazi ze, urukundo rw'Imana rwaguma muri we rute? Bana banjye, urukundo rwacu ntirugahere mu magambo ngo rube ku rurimi gusa, ahubwo rube mu kuri. Urumva ko rero bose barimo kugusha ko tugomba gukundana hagati yacu, tugafashanya. Muri twe ntihakagiremo umuntu wifuza ikintu, ntihakagiremo umuntu w'umukene uburara kandi abandi batunze ibya mirenge. Hano rero muri Timoteyo wa mbere ibice 6 umurongo wa 17 kugeza kwa 19, Paul abwira Timoteyo kugira ngo agire inama abakiri, babandi bafite ibya mirenge nyine. Babandi nta nubwo ari n'abafite ibya mirenge gusa, nta muntu utagira ikintu. Urabona dusengana, ngewe nkabasha kurya buri munsi, wowe utabashije kurya, hari ikintu nakumarira byanga bikunda. Ngo wihanangirize abatunzi bo mu by'iki gihe kugira ngo be kwibona cyangwa kwiringira ubutunzi butari ubwo kwizigirwa, ahubwo biringire Imana iduha byose itimana ngo tubinezererwe, kandi bakora ibyiza, babe abatunzi ku mirimo myiza, babe abanyabuntu bakunda gutanga, bibikira ubutunzi buzaba urufatizo rwiza mu gihe kizaza, kugira ngo babone uko basingira ubugingo nyakuri. Mu Baheburayo ibice 13 umurongo wa 16, ngo kandi ntukajye wibagirwa gukora ibyiza. Ngo ntikibagirwe gukora ibyiza no gusangira n'abandi, kuko ibyo ari byo bitambo bishimwa n'Imana. Mu Baefeso ibice 4 umurongo wa 28, hano yerekana ibyiza byo gusangira. Avuga ngo ibyiza byo gukora cyane no kugira ngo usangire n'abandi bya bindi wakoreye. Mbese ngo uwibaga ntakongere kwiba, ahubwo yihatire gukora ibyiza akoresheje amaboko ye, kugira ngo abone icyo afashisha uje akennye. Izi nyigisho Yesu ndetse n'abigishwa be bigishaga zerekana agaciro ko ugutanga nk'igikorwa cy'urukundo n'ubumuntu arizo mbuto z'umwuka abizera bagomba kugira. Ntiwavuga ko uri umukristo utagira ubuntu, utagira impuhwe abababaye n'abashonje, kuko bigaragaza ko umwuka w'Imana atakurimo. Niba wizera Kristo, uko kwizera kwawe kugukoresha imirimo myiza kugira ngo use nawe, bigaragare ko koko umwuka w'Imana akurimo.
ariko Yesu kandi nanone aduhana kugira ubuntu twishimisha cyangwa dushaka kubyereka abandi ngo badushime. Ukora nk'ibyo nta shimwe abona riva ku Mana, kuko atari yo yakoreye abantu. Mu by'ukuri ni ukwishushanya, ntabwo ari urukundo rwa nyabyo. Nujya ukora igikorwa cyiza ntukagishyire ku karubanda ngo wereke abantu bose ko uri umuntu mwiza, biba ari ukwishushanya. Imana ibahe umugisha. Amen. Niba ukunda izi nyigisho cyangwa hari ikibazo ufite ku bijyanye n'ubu butumwa, cyangwa se hari ibindi bintu udasobanukiwe haba no mu ijambo ry'Imana, watwandikira kuri WhatsApp *277 850 648 00. Urakoze cyane, mugire amahoro y'Imana.